none se niba narabonye abantu Imana ibasora mu nsengero hagasigaramo umuntu umwe, muzi Imana igiye gukora ibiki? Imana yongeye kunyereka imaze kunyereka uwo mugore wavuye uvomye, irongera irambwira ngo inyereka ibitunguru, inyereka tungurusumu, inyereka indabyo z'igiti cyitwa umuhengeri, inyereka n'ibitunguru bisanzwe. Irambwira ngo mbese Solange TVT. Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe. Turabasuhuje bakunzi ba Solange TVT. Tubanje kubasuhuza aho muherereye hirya no hino, tubasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Hanyuma twongeye gusuhuza abadukurikirana kubw'ubutumwa bwiza, kubw'impamvu y'ijambo ry'Imana dutambutsa kuri iyi televiziyo kugira ngo turusheho kwaguka mu mwami wacu Yesu Kristo. Imbere yacu turahabona umumama mwiza cyane dukunda, hari abantu bamubonye ari ubwa mbere ariko hari n'abasanzwe bamuzi kuko ni inshuti yacu, twaramukunze nawe aradukunda. Uyu munsi yifuje kuza gusangiza abakunzi bacu cyangwa se abantu b'Imana ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana yamuhaye. Hanyuma mama wacu turakwakiriye. Nitwa Akimpaye Matilda, uwo mu itorero rya ADEPR Rubengera, ku itorero rya Rubengera. Rero Uwiteka yarantumye, numva ubutumwa mpaye ngomba kubusangiza abandi. Uw'Imana ikunda iramutuma. Yego. Numvise ntareka gutumika ubwo twagiraga amasengesho kuri 12 tugasengera i Kigali, aho twasengeye dusengera igihugu. Nibwo ku 14 nibwo ijoro rya nijoro nibwo Imana yantumye imbwira ko ayo ibyiye ko ntuma gomba kuzabijyana nkabisangiza n'abandi bose bazabireba, abazabasha kubireba bose. Ubutumwa n'ubu bwabo. Imana hari icyo ishaka gukora, Ko ijwi ryayo rikivugira mu bahanuzi. Hanyuma reka tukwakire dusenga, duhamagara Imana kugira ngo ize kubana natwe muri iki gikorwa, kugira ngo umwuka wera dushyigikire. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana izahoraho ibihe byose, ingoma yawe ntago izakurwaho. Uri hejuru ya byose Uwiteka, nta warogoye umugambi wawe. Turagushimye kubw'ineza yawe kandi tugushimye kubw'imbabazi zawe utugirira, kubera ko imbabazi zawe nizo zitumye twongera kwicara hano kuri iyi kamera tuyamamarizaho ubutumwa bwa Yesu Kristo, tuvugiraho ijambo ryawe, tuvugiraho message Mana ukomeje kugenda utanga hirya no hino. Ibyo byose biri gukorwa kubw'imbabazi zawe, ntago biri gukorwa kubw'uko dukiranuka, ntago biri gukorwa kubw'uko turi beza, ahubwo biri gukorwa kubera ko Uwiteka udufitiye imbabazi. Niyo mpamvu twakiriye mwene data nkuko amudutumyeho kugira ngo Uwiteka tugezeho ubutumwa wamuhaye. Niyo mpamvu tukimwakira turakwinginze ngo uzubane natwe kandi Uwiteka udushyigikire. Reka ubwo agiye kuvuga mwami wacu Imana ntaba ari we, Uwiteka umwuka wera muyobore kandi amushyigikire. Reka ineza yawe ize ku buzima bwe. Icyo duheje n'imbaraga z'umwanzi Satani, twirukanye imigambi y'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatugiraho ububasha byose turi muri iki kiganiro tubihagaritse mu izina rya Yesu Kristo wanesheje ku musaraba. Bana natwe rero udushyigikire kandi umwuka wera ayobora iki kiganiro kugira ngo abazacyumva bazabashe kucyishimira, ndetse impinduka zabo zizaboneke ari benshi, kubera ko ibyo byose ni wowe ubikora. Twe dusenga nk'abantu ariko ukabikora nk'Imana. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mukecuru, njyewe naragukunze. Waritanze uva i Karongi uza gufatikanya natwe mu masengesho. Ni igikorwa cy'ubutwari. Wumvishe ko mugenzi wanjye dufatanyije gutanga ubu butumwa kimanuka nawe ajya bivugaho. Twaragushimiye cyane kandi n'Imana yaragushimiye. Rero twishimiye kukwakira, twishimiye kukubona. Jewe biraneje. Hanyuma ahantu wavuye ni kure, i Karongi, ubu waje hano i Kigali. Nabyo kandi urabona ko ari ishyaka ukomeje kugaragaza n'ubwitange bwo gukomeza gukorera Imana. Ubundi
ibi bintu byo gukorera Imana cyangwa gusenga cyangwa se gutambutsa message z'ubuhanuzi ubimazemo igihe kingana iki? imyaka 31. ubwo natangiraga guhanura nahanuye mfite imyaka 23. 93 Imana imubuhanuzi bw'igihugu, ariko hari ataraza y'iterambere ibasha kunyereka igira iby'imbwira, nkajya njya kubivuga nyine ku munwa, nkajyaho mu nsengero kandi ntajonjoye hose. Imana yantumagayo, umwuka wera narawuherewe aho bita Kabahizi, aho twasengeraga, nari narabuboneye Imana irantuma. ubwo rero naje gusa nkaho ncika intege, mbu mu gaturika imyaka myinshi, ntangira kwiyumvamo umuhamagaro. Nubwo nari maze igihe kinini nsenga, najyaga mu masengesho mu byumba, numva agomba kugaruka muri ADPR kuko ariho nari naraherewe umwuka wera. Narakomeje, ubwo nari umugaturika narahanuraga, najyaga ku musozi ngahanura. ubwo nari umugaturika najyaga Imana yamaga ubuhanuzi nkabuhanura, ariko najya gusengana n'abandi b'abanyamasengesho twasengana, bakambwira bati hari icyo Imana ishaka. Imana ishaka kongera ukabatizwa. Umubatizo wabatijwe ntabwo Imana iwemera. Rero Imana yaje kunkorera ibitangaza kuri 2025 z'ukwa munani nibwo nabatijwe. Imana inkoresha ibitangaza. Ntabwo nabatijwe kumwe abandi babatizwa ngo bataye, ahubwo nge narabatijwe mpita naha. Wagombaga kuza kuntwaza imyenda kuko umuntu aba avuye mu mazi menshi, natwajwe n'abadiyakoni ahubwo yari yagiye kwa muganga. Ariko hari icyo Imana yashakaga gusohoza, yagira nyereke ko igiye kunkoresha. Nahise ntaha mu bitaro bya Rubengera, abari bahari barabizi. Nyimara gutaha mu bitaro bya Rubengera, hararimo ubwo nasanze umuvandimwe wanjye asa nkaho yapfuye ari muri koma. Nararize biza gukurikizaho yuko naje gukurikizaho kumusengera, numva umutima Imana irambwiye ngo umusengere. Ndasenga nsenze kuko nabonaga asa nkaho yapfuye arazuka. Iyo tariki 30 ntago nzayibarirwa, abantu bose bari bahari. Baravuze ngo turashaka umuntu wasengeye uno murwayi agakira, niwe dukeneye kumenya, niwe dushaka. Bose barankurikiye. Abari bari mu bitaro nagiye mbasengera, abari bari mu bitaro bose nabasanze, abandi ndababwira ngo bajya mu nguni ndabasengera aho yari ari n'umuna wanjye. Imana itangira kunkoresha gutyo, ariko na mbere narakoraga suko itankoreshaga. Ahubwo uwo munsi nibwo nabonye ko Imana yishimiye ibyo nakoze. Ubwo umurwayi naje kugeza igihe ndamucyura. Ejo bundi rero mbona itangazo ry'uko tugiye gusengera igihugu. Nkubita ko hari ibyo Imana yarambwiye 93 imbwira ko hari bigiye gukora mu gihugu. Ari nayo mpamvu nagarutse kuri kamera, ari nayo mpamvu ntaje yaje kongera gutinya kongera kuvugira Imana, kuko hari ibyo umuntu atinya kuvuga, watinya kubivuga kandi ejo bigasohora wanze kubivuga. Mfata gahunda rero kuri 14 nijoro nibwo saa 9 n'iminota 40 ndumva aribwo Imana yatangiye kumvugisha, imbwira ko hari ibyirambiwe. Imana yanyeretse abantu bameze nk'abapasteri cyangwa abavuga butumwa bari mu nama, bari mu mahugurwa, bari mu nama. Mbona bose barasohotse, bose mu rusengero, hari mu rusengero basohotse. Bakimara gusohoka mbona hasigayemo umuntu umwe ufite umwana. Wa muntu ufite umwana mbona wasigayemo. Imana irambwira ngo irashaka ko hasigaramo ngo mu bantu bose bavugira Imana, irashaka ko azajya havuga umuntu ufite mwuka wera. Ngo udafite mwuka wera nta kintu afite. Ngo mbese ko mwuka wera yamudusigiye kuki tutamusaba ngo tumubone. Imana irambwira ngo irashaka ko umuntu, yaba umupasteri, yaba umuvuga butu, wari we wese ukorera Imana, nasabe mwuka wera Imana izawumuha, utamufite izamusohora. Imana irongera irambwira ngo ishaka ko abantu bose biyeza. Inyereka uburyo, inyereka aho hantu hakubuye,
iranyereka ahantu hakubuye nsanga hose harakubuye harakeye. Irambwira ngo irashaka ko tweza imitima yacu. Irambwira ngo mu nguni z'imitima zose tuzeze. Nujya kuvuga ijambo ry'Imana ubanze wiyeze. Niba utabashije kwiyeza wijya kuvuga. Irambwira ngo kuvugira ijambo ry'Imana ukavuga utiyejeje ngo nuko wakuramo umwenda ukambara ubusa. Imana irambwira ngo ishaka ko abantu bavugira Imana biyejeje. Uwiteka arongera arambwira ngo tuvome. Imana irambwira ngo tuvome. Nabonye abagore bajya kuvoma afite amajerekani. Ntago muzi bigiye kubaho, ntago muzi by'Imana igiye gukora, kuko twese nubwo tubivuga ariko ntago niba Imana itubwiye ngo tuvome nuko ari gihe tuzayasonza amazi. Niba Imana itubwiye ngo tuvome nuko ari iki ishaka kuzakora. Yego. Imana irambwira ngo tuvome, ngo duteganye tuvome. Nta muntu utazi icyo kuvoma bivuze. None se niba narabonye abantu Imana ibasohora mu nsengero hagasigaramo umuntu umwe, muzi Imana igiye gukora ibiki? Imana irambwira ngo ushaka ko duca bugufi, tukayicira bugufi, ngo nta bindi bintu ikeneye uretse guca bugufi. Imana irambwira ngo yongera kunyereka, Imana yongeye kunyereka, imaze kunyereka uwo mugore wavuye uvomye. Irongera irambwira ngo inyereka ibitunguru, inyereka tungurusumu, inyereka indabyo z'igiti cyitwa umuhengeri, inyereka n'ibitunguru bisanzwe. Irambwira ngo mbese niba tudahumura abo tubwiriza bazadukurikira bate? Imana irambwira ngo ishaka ko ducya. Imana irambwira ngo ishaka ko duhumura. Ijambo ry'Imana rikaduhumuraho. Ijambo ry'Imana rikatwuza umubiri wose. Nguko umuntu yari yatungurusumu abantu bose bamumenya. Ngo niko ishaka ko ijambo ry'Imana abantu umuntu rifite, umuntu wese azajya abasha kumumenya. Imana irambwira ngo irambiwe abantu bajya mu ijambo ry'Imana nta mwuka wera. Ndumva ari nibyo ngibyo yabashije kumbwira, ariko icyo nizeye neza cyo nuko nzi neza ko nsubiye inyuma gato, umuntu wese w'umuvugabutumwa, umuntu wese w'umupasiteri, umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana, Imana yazanye sanitize iyishyira ku ruhimbi. Papa urakoze. Ngo nidukarabe, sanitize nayibonye ku ruhimbi. Ngo ujya ku ruhimbi udakarabye, ngo mbese iyo utiyuhagiye wumva uhumura neza. Imana irambwira gushaka ko tuvanaho imyanda yose mu buzima bwacu. Mbere y'uko ujya ku ruhimbi ngo banze ukarabe. Icupa rya sanitize niba umuntu urizi neza, ririya rya Jero original niryo nabonye ku ruhimbi. Mujya kuvuga ubutumwa mwabanje kwiyeza. Mujya kuvuga ubutumwa mwabanje kugira ibyo mukora. Mubanze mwiyeze, Uwiteka azabana namwe. Bitabaye ibyo ngibyo, uko nabonye ibasohora niko igiye gusohora. Imana igiye gusohora abadafite mwuka wera, bitwa ngo barayikorera kandi batayikore. Nimusaba mwuka wera arahari. Yesu ajya kuva mu isi yaravuze ngo basigiye mwuka wera uzabafasha gukomera. Ari nayo mpamvu Imana yambwiye ko ishaka ko buri muntu wese yuzura mwuka wera kugira ngo avuge ijambo ry'Imana. Utiyejeje kujya imbere ku ruhimbi ngo ni nkuko wajyayo n'ubundi nongere bisubire mukambara ubusa. Kuko yanyeretse umuntu w'umugore mbona yakuyeho imyenda yose, mbona imyenda yayigejeje ku mutwe. Irambwira ngo umuntu ujya ku ruhimbi atiyejeje niko abameze. Ubuhanuzi bwanjye nubwo Imana yampaye, nta bindi byinshi Imana yampaye. Nigira n'ibindi ntuma nzaza mbivuge. Yego.
Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubwo kumvira Imana ukayivugira. Ahubwo ndi kubona mu by'Imana yagiye ikubwira waragiye ufata ikaramu ukandika n'itariki, nagira ngo wibuke neza ko ntacyo waba wibagiwe, utaba utanze message wenda ituzuye ugasanga hari ibyo usigaje, hari ibyo wibagiwe kuvuga, ariko ongera urebemo utekereze wibuke neza wumve ko ntacyo ushigaje. Nusanga ntacyo ushigaje utavuze, ubwo ubutumwa bwawe Imana iraba yabonye ko bwamaze kugera kuba yagutumyeho. Ariko niba hari icyo waba usigaje kuvuga, waba wibagiwe, twakongera tukaguha umwanya ukongera ukabwira abantu. Ariko ntacyo yego, Imana ishimwe ko ntacyo wibagiwe, Umwuka Wera yagufashije ubutambutsa neza. Hanyuma uragira uti wari uri mu iyerekwa, ubona inzu y'Imana cyangwa se urusengero, ubona harimo abavuga butumwa, abapasteri, ariko ubona bose basohotse muri urwo rusengero cyangwa se basohoka mu nzu y'Imana, hasigaramo umuntu umwe ari we Imana yakweretse ufite umwana. Imana irakubwira ngo aba yije gusohora abadafite Umwuka Wera kugira ngo mu nzu yayo hasigaremo abafite iki? Umwuka Wera. Ubwo bisobanuye ngo nanone Imana ije kongera gukora umukwabu, ije kongera gusohora abantu mu nzu yayo. Kuko basohotse bari no kwivovota, bari kwivovota ngo babasohoye gute? Bageze hanze mbona barivovose cyane, bari benshi kandi harimo abavuga butumwa bw'uko bwose, abagabo n'abagore bose bari barimo. Ndivuga ngo Imana igarutse mu murimo wayo, ije kongera gusohora. Igiye kongera gusohora. Hari ibyo yavuze mu gihe cyashize ko isohoye, turabibonesha amaso yacu. Twabonye abantu bamwe bajya gucuruza utubari, tubona abantu bamwe bava mu murimo bajya gukora ibindi bitandukanye n'umurimo w'Imana, kandi bari bafite inshingano mu itorero. Bivuge ngo Imana rero iracyakora isuku mu murimo wayo. Nje nago njya nkunda gutera commentaire ku butumwa bw'Imana cyangwa se kuri message Imana yahaye umuntu. Nje wicyo ndacyumvishe, kandi natwe twumvishe iyi message Imana idufashe Umwuka Wera tugumemo, kugira ngo tubashe kuguma mu nzu y'Imana. Hanyuma Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Wongeye uratubwira ngo wari uri mu iyerekwa, ubona sanitize ku ruhimbi. Hanyuma Umwuka Wera arakubwira ngo Imana irashaka ko abantu bajya ku ruhimbi babanje gukaraba. Hari igihe umuntu yavuga sanitize akaba ati si yo ko yakoreshwaga muri Covid, noneho yaje ite ku ruhimbi kandi Covid itagihari. Ariko ndashaka kubwira abantu yuko Imana yereka umuntu iyerekwa yifashishije ibyo tubonesha amaso yacu cyangwa se ibyo tuzi. Urabona nkawe ahantu utuye muri Karongi, ishobora kukwereka ubwatsi kubera ko murahira. Ariko ngewe hano nago yanyereka ubwatsi kuko sinjya kwahira. Shobora kunyereka ibicuruzwa bindi, ariko nubundi bifite aho bihuriye n'Imana ishaka kumbwira, kandi abo ndi bubwire bakabasha kumva. Rero Imana nayo ishobora kubona ko iyo sanitize ifite akamaro mu bayikoresha mu buryo bw'umubiri, hanyuma ikayizana nk'urugero mu buryo bw'umwuka, ko ishobora kuba yagira icyo ifashe iki abantu. Ni ukuri kandi ubu butumwa burasobanutse. Hari abajya bavuga ngo ngibyo ntago ari ukuri, ngo ngibyo ngo ntago Imana ibyerekana gutyo, ngo biterwa n'amarangamutima y'abantu, ngo cyangwa n'ibyo abantu ngo baba babyutse bagatekereza. Hari uwagiye ngo mu ijuru ngabonayo icyondo ngo cya marigarine. Ngo nukugenda mu cyondo cya marigarine. Niba wenda yikunda akaba yarayibonyeyo, ntago mbizi, ariko Imana ijya idufasha tubashe kwakira ubutumwa busobanutse cyangwa se busigira impinduka imitima y'abantu babwumvisha. Ni ukuvuga ngo hari iyerekwa tugira rikadutera urujijo, hari n'iyerekwa riza
umwuka akaridusobanurira. Rero iyo ryasobanutse ubibwiwe wese abasha kumva, ariko iyo rikirimo urujijo buri wese asigara yibaza ngo burase byari bishatse ngo kuvuga iki. Ariko icyo gukaraba cyo kirakwiriye, kandi Imana yo mu ijuru idushoboze kujya mu murimo wayo twamaze kwezwa, twamaze gukaraba, twamaze gukuraho imyanda yose. Hanyuma rero mama wacu Imana ikuduhera umugisha. Ariko hari ikintu cyantangaje ntasoza ntakubajije, ngo wabatijwe ejo bundi mu kwa munani kuri 30 ungana gutya nibwo wagiye muri Yorodani. Urumva ko ni igitangaza. Natashye mu rugo saa 10, abandi batashye saa 4 ndi gusengera abarwayi kwa muganga. Wewe wavuye mu mazi uhita ujya no gutangira umurimo. Njya gutangira umurimo. Imana ishimwe. Ni igitangaza kubatizwa ungana gutya. Namba namwe cyakora wenda. Hari imitego myinshi wamaze kurenga, hari bigusubiza inyuma byinshi wamaze gusimbuka. Ndabeshya se? Hari ibintu byinshi yamaze kurenga, yamaze gusimbuka. Wowe wakora umurimo w'Imana nta nzitizi, nta bigutega. Uwiteka hari icyo aba yakoze. Hari icyo aba yakoze. Imana iguha umugisha rero. Reka dusoze udusengera Imana, usengere imitima y'abantu bumvisha ubu butumwa, kugira ngo umwuka wera ayikoreho kandi ababwiwe babashe kumva. Ni karibu dusengere. Nuko Nyagasani Mwami Imana ndagushimiye, gushimiye kugira neza kwawe, gushimiye Mwami Imana ko waturinze. Mwami Imana warinze abantu bose, warinze igihugu, warinze abarenze igihugu, warenze isi yose. Papayi mwiza, databuja wera wabanye natwe. Uwiteka kuba tukiriho ntabwo ari igitangaza twagiye dukora, hari byinshi Mwami byagiye bimanuka ariko ukabivanaho. Uwiteka turagushimira Mwami kuba tugihumeka, turagushimira Mwami Imana ko waturinze, turagushimira Uwiteka kugikora imirimo myinshi mu gihugu no hanze y'igihugu. Turagushimira Papayi mwiza, uri umurengezi kandi urengera abawe. Papa, ndabizi neza ko Mwami Imana ntawe wabanye nawe uzagira icyabura. Waravuze Papayi mwiza ngo ntacyo uzakora intore zacyo utazimenyesheje. Icyo ndakigushimira Papa. Ndagushimiye rero Papayi mwiza, ubutumwa bwawe ndabutanze. Databuja wera nishimwe rikomeye, kuko Mwami nagiraga inzitizi, nagezaga igihe cyo kubivuga Uwiteka Satana kansabiriza, ndetse nahamya ko nejo yanteje uburwayi ku buryo Mwami Imana yumvaga ntaza kubuvuga, ariko Uwiteka warandinze ubana nanjye. Databuja wera nasanze Mwami Solange ari muzima, n'abandi Mwami bose nasanze ari bazima abo twahuye none. Uwiteka Papayi mwiza, ndakwinginze Yezu Kristo uzakora imirimo ikomeye Mwami Imana. Databuja wera iyi canu ya Solange Papayi, ndakwinginze Mwami Imana uzayibohore. Hazaza abavuga wavuze, ntihazaza abavuga utavuze Papayi. Ndakwinginze Mwami Imana, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye ko ari wowe ugiye kubikora. Ndayibohoye Papa, ndabohoye Yesu, ndabohoye, ndayibohoye. Abimana itavuze Papayi ntibazayikandagire. Ndabamaganye Papayi, ndakwinginze Uwiteka uzatugirire neza, uzakora imirimo ikomeye mu buzima bwacu. Solange uzabane nawe. Uwiteka murengezi, databuja wera uzamugeza ni wowe uhazi, intambwe uzamuteza ni wowe uyizi. Ndagushimiye nanjye umujakazi wawe Mwami Imana, navuye Karongi urabizi, kandi Uwiteka ni wowe wandengeye, kandi Uwiteka hari byinshi wagiye uncira Mwami, intambwe nkabona ko nagombaga kuvugwa mu iyo myobo, ariko Uwiteka wamvanye mu mpfu nyinshi, warandinze bikomeye, impanuka zikomeye Mwami Imana. Hari henshi nabonaga ko napfuye, ariko Uwiteka ukandengera Mwami Imana. Ndagushimira Uwiteka ko hari byinshi wagiye ureba ukabintambutsaho Papayi. Mwami Imana ndakwinginze abo turi kumwe hano bose mbasabiye umugisha Papayi. Mwami Imana igihugu cyose ngisabiye umugisha. Mwami Imana ngisabiye umutekano, ngisabiye amahoro Papayi mwiza. Databuja icyo dusaba no gutungana, nta kindi dusaba, ibindi byose uzabiduha. Waravuze ngo ntacyo uzima intore zayo zagusabye Papayi mwiza. Ndagushimiye ko tugiye kugutunganira, abazajya bavuga ijambo ryawe Papayi. Uwiteka bakabanza bakiyeza. Databuja wera natwe ntago twavuga twambaye ubusa ngo tuvuga ubwiza bwawe, kandi natwe ntacyo turi cyo. Uwiteka tugusabye ko Mwami wajya utweza kuko natwe ntacyo turi cyo Mwami.
hari igihe tujya ducumura tukagwa mu myobo papayi ni wowe wo kuyidukuramo. Urabizi papayi mwiza, imyaka ngezemo ntabwo ari njye uyigejejemo. Uwiteka nuko wandinze. Hari abatambutse ari batoya tungana, hari abategeze babyara, ariko Uwiteka njye warandinze ubana nanjye. Ndakwinginze papayi mwiza, iki kiganiro papayi mwiza bazakibona. Uwiteka murengezi, bazarusheho kongera mwami kwisubiraho. Uwiteka twese twisubireho, turebe ko tutagenda neza. Erega mwa Imana tubabizi kutanga icyaha, ahubwo utanga umunyabyaha ngo wanga icyaha. Niyo mpamvu Uwiteka murengezi tugusabye Uwiteka ko hari ibyo wakora. Uwiteka ukajya tugarura imbere yawe, twacumura tukihana. Uwiteka murengezi ndagushimiye mwami ko nsoje ibyo wantumye. Ndagushimiye papayi mwiza, data uje wera naje mfite mwami igihunga, ariko Uwiteka murengezi ni wowe kukimara. Uwiteka urakoze kubana natwe, urakoze kukoza imirimo ikomeye, urakoze papayi mwiza, data uje wera. Ejo dufite amasengesho ku misozi, ejo dufite amasengesho mu nsengero, ejo mwami Imana hose uzayategure. Ku musozi ntuyeho w'Ikarongi mwami ndakwinginze, ejo uzabane nabo kandi uzabakomeze. Sabye ndabizi neza kuzawumuha mwami Imana data buja we. Ndagushimiye kugira neza, ndagushimiye gukora kwawe mu izina rya Yesu, amen.